wavuze ngo ufite iminwa myiza uzi gusomana ibyo se njyewe nabimenya ahubwo nabimenya ari uko uwo twasomanya bimbwiye wari bwabure n'umuhungu utazi gusomana we yego uva mbwire yego byagenze gute manu skwa kundi kambwira yego manu mbawere sinimena inda just tell us kwa kundi yeah uskwa kundura n'umutipe nyine I don't know ukareba physical appearance ukabona ararenze ukavuga uti this guy I'm a smash you know yeah and then mana yanjye bikarangira nyine ubaye disappointed gute like man kambwira bon Bose histoire yose ndajya kuyibara. Uyatubwira nabi. Ni kwa kundi you meet a guy and then wamureba ukaba attracted ukumva nyine ararenze umutipe rwose ararenze uko byagenda kose ansabye namuha. Yego. You know? Hanyuma mukamenyana and then you become friends n'ibiki and then apparently the same feelings ufite nawe niza afite. Akagusaba. Akagusaba. No mu gitangira kigusoma man. Yesu we. Mana we. Nagize ngo ari kurya igisheke. Yarari gukongora. Mana yo mwijuru kamubwire. Mana tayiku. Simbizi niba tuzatanga amasomo ariko mu byikuri mumbabarire rwose. Yabikoze nka gute? Shatayiku. Mana we. This to be like tell us what happened. Urabona when the guys muri ego aragushaka you can see and then you first got a kiss man and then mugatangira muzi ngo mugiye gusomana washishikaye wowe uzinga ibintu bigiye ewana things are going to escalate yes warangiza ukaona type ahise yifata man afashe iminwa yose ibiri akasa literally you're like seriously is this true jewe nice nikanga ndavuga se ibi nono ni ibiki bimbaye it was my first time nubwa mbere nari mpuye n'umuntu usobana gutyo man utabizi gusomana yari yakananwa Yesu we nuko do byagarukiye hano umubwiye gute no se wamubwira warahejeje ese kuki muri indyarya abakobwa shari kamubwire tayiku hari igihe wanga kubabaza umuntu